Ikaze kuri Gospel TV turagushimiye. Reka tugusabe gukurikira kino kiganiro kigiye kugaruka ku bya Pasika, aho tuvuga ku bintu bitatu. Turavuga inkomoko ya Pasika, tuvuge amadini 10 yubahiriza Pasika mu buryo budasanzwe, hanyuma turaza no kuvuga ibihugu 10 bifite imihango idasanzwe mu gihe cya Pasika. Ikaze tubane mu kiganiro. Pasika. Pasika ni ijambo rizwi cyane, haba mu bakristo muri rusange ndetse no mu bayahudi. Rifite inkomoko muri Bibiliya, aho abantu benshi bayisoma bararizi. Bashobora kuba benshi bataryizera, ariko byanga bikunda bazi icyo bivuze Pasika. Pasika ni ijambo rikomoka mu Giheburayo ryitwa Pesach, risobanura kurengaho cyangwa se kunyuraho, mu Cyongereza byitwa ngo ni Passover. Inkomoko ya Pasika ifite ibisobanuro byinshi mu myizerere yabo ya Kristo ndetse n'iya Kiyahudi. Iyo urebye mu idini rya Kiyahudi cyangwa se mu Bayahudi muri rusange, inkomoko ya Pasika mu idini ya Kiyahudi ifite ubusobanuro butandukanye n'inkomoko ya Pasika mu idini ya Kristo. Pasika irubahirizwa muri ayo madini yombi. Iyo tuvuze abakristo, ni abakristo hafi ya bose mu madini yose yo ku isi bizera Kristo, bafite uburyo bazi Pasika n'uburyo bayizihiza. Gusa igitandukana ni uburyo bw'ibirori bikorwa. Hari abakora ibirori bihambaye bikomeye, kuko tuza kubireba hari amadini amwe n'amwe akora ibirori bikomeye, ndetse n'ibihugu bitandukanye bifite imihango iri ku rwego rwo hejuru. Ariko hakaba n'abandi bayizihiza mu buryo bworoheje. Ariko byanga bikunda abakristo bose bafite uburyo bazirikana Pasika, kubera ko Pasika ifite igisobanuro kinini mu myizerere yabo. Ariko cyane cyane no mu Bayahudi nabo baracyayizihiza na bugingo n'ubu. Reka duhere mu idini ya Kiyahudi. Pasika mu idini ya Kiyahudi ni umunsi mukuru w'uburyo Imana yakije Abisirayeli uburetwa bw'Abanyegiputa. Ibi ngibi baracyabyizihiza na bugingo n'ubu, kuko bakomeza kuvuga kuko Imana yabakuye muri Egiputa ikabakiza uburetwa bw'Abanyegiputa mu gihe basekuruza babo bari bamaze imyaka myinshi bakoreshwa ubucakara. Ibi rero Abayahudi barabyizihiza cyane. Ibo bavuga ngo ni Passover, ni igihe bakuwe muri Egiputa. Nanone Pasika kubizera Kristo bavuga kuko Pasika mu isezerano rya kera yaje gusohora mu isezerano rishya isohowe na Kristo. Ubwo yabambwaga ku musaraba, agapfa, akazuka, basobanura kuko aricyo gisobanuro cya Pasika. Mu myizerere ya Kristo, Pasika ni umunsi mukuru wizihizwa izuka rya Yesu Kristo. Nyuma y'iminsi 3 amaze kubambwa no kwicwa no guhambwa, bivugwa kuko Yesu Kristo yazutse. Uko niko abakristo bizera, kandi niko kuri ku bakristo. Intsinzi ya Yesu ku rupfu n'icyaha ni ikintu bizihiza cyane, ari nacyo gisobanuro cya Pasika. Kubera ko gupfa no kuzuka kwa Kristo byari bisobanura ko atsinze urupfu na kuzimu, ndetse akaba aneshereza abantu bose icyaha. Kuko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Yohana 3:16, aravuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ku murongo wa 17 akavuga ngo Imana ntiyatumye umwana wayo mu isi guciraho ab'isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo ab'isi bakizwe nawe. Ku murongo wa 18 bagaragaza gusobanura akavuga ngo gucirwaho iteka ni ukuhe, akavuga ngo nuko abantu umucyo waje mu isi, abantu bakanga umucyo bakurikiza umwijima. Bibiri ikavuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera amaze kuricirwaho, kubera ko ngo atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Yesu yabanje kwizihiza Pasika y'Abayahudi, nawe yarayizihiza, kubera ko muri kiriya gihe Pasika ya Kiyahudi yarizihizwaga. Ndetse no mu gihe yapfuye, bivuga ko yapfuye mu bihe bya Pasika. Mu madini atandukanye na n'ubu ya Kristo baracizihiza Pasika, bagasangira ifunguro nk'uko byakorwaga kera. Ariko abandi bayizihiza mu buryo bw'uyu munsi, aho bizihiza gupfa no kuzuka kwa Kristo. Bagasangira ijambo ry'Imana n'ibitaramo bitandukanye, aho bizihiza kandi bagakora ibiterane bikomeye byo kwibuka umwami Yesu. Abenshi basangira igaburo ryera, kuko Yesu yarisangiye n'abigishwa be mu minsi ye ya nyuma. Gusa ntabwo amadini yose ahuza 100% ku buryo ushobora ugasanga uburyo Abayahudi babikoramo ngo usange nibwo n'abakristo babikoramo, cyangwa se n'abandi ariko babikoramo. Oya, buri bantu bose bafite uburyo bagenda babyizihiza, ariko bose bafite intego imwe. Abakristo bose iyo bizihiza Pasika baba bavuga ko bizihiza urupfu rwa Yesu Kristo, uburyo yapfuye akazuka, kandi ari bapfiriye akaba ari n'abahesha gukiranuka gukomoka mu rupfu rwe, kuko ijambo ry'Imana ribivuga.
Abayahudi nabo bavuga ko baba bizihiza igihe Imana yabakuye mu bubata, kubera ko bo ntabwo bizera ko Yesu Kristo yapfuye ngo akazukira ibyaha byabo. Bavuga ko bagitegereje Mesiya uzaza. Muri make dore uko bimeze. Icyiciro katugenda tureba icyiciro, hanyuma turebe Pasika icyo isobanura, hanyuma turebe Pasika ku Bayahudi no ku Bakristo. Icyiciro cya mbere, inkomoko. Abayahudi bo bavuga ko inkomoko ya Pasika ari ukuva muri Egiputa. Hanyuma ku Bakristo nabo bizera kuko biriya bya mbere byabayeho, ariko bakavuga ko cyari igishushanyo cy'ibizaza. Bo bavuga kuko Pasika igisobanuro cyayo cyangwa se inkomoko yayo ni izuka rya Yesu Kristo. Gusa ntibahakana ibyo Abayahudi bavuga kuko Pasika yasobanura kuva muri Egiputa, ariko bavuga ko n'ubundi kwari ugucungwa kw'Abayahudi bakurwa amaboko y'Abanyegiputa aricyo gisobanuro nyacyo, hanyuma natwe tukaba twaracunguwe ibyaha kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Icya kabiri dushobora kwibaza muri icyo icyiciro ni ibyabaye. Ni iki cyabaye muri Pasika y'Abayahudi? Ni iki cyabaye muri Pasika y'Abakristo? Muri Pasika y'Abayahudi Imana yanyuze ku mazu cyangwa se ku miryango y'Abayahudi cyangwa se y'Abisiraheli. Umumarayika w'umurimbuzi ntiyarimbura Abayahudi cyangwa se Abisiraheli bari muri Egiputa icyo gihe. Umuryango wose bafite ibimenyetso bari bakoze, kuko birivuga kuko bari bafashe umwana w'intama baramubaga, baramurya, ariko amaraso yawo bayasiga ku nkomanyirizo y'imiryango. Ndetse komantere nyinshi zivuga ko n'umunyegiputa wabiganye areba ibyo bakora akabikora, nawe ngo marayika w'umurimbuzi ntiyigeze amurimbura, ahubwo urwo rwe rwarasigaye nabwo rusigara ruzima. Rero icyabaye ni uko habaza umwana w'intama bagasiga amaraso ku nkomanyirizo z'imiryango, hanyuma marayika w'umurimbuzi akaza akarimbura abana b'imfura Abanyegiputa, hanyuma Abayahudi bagasigara bakaza kuva muri Egiputa ari umukwiro. Hanyuma muri Pasika y'Abakristo ni iki cyabaye? Yesu yarazutse. Nyuma yo kubambwa no guhambwa ku munsi wa gatatu yarazutse. Icyo ni ikimenyetso kibahamiriza ko bagomba kwizihiza Pasika kuri uyu munsi wa gatatu w'izuka rya Yesu Kristo. Reka turebe ikindi cyiciro, tureba ibiranga cyangwa se ibirango. Ibirango byabaye bivuga umwana w'intama watambwe. Abayahudi bavuga kuko uriya mwana w'intama yababereye igitambo kuko aricyo byari bisobanuye, nacyo Mose yakoze yategetse abantu. Hanyuma Abakristo bakavuga ko Yesu nk'umwana w'Imana watanzwe, bakavuga ko Yesu Kristo we niwe wabaye igitambo, mu gihe Abayahudi bavuga kuko intama ariyo yabaye igitambo. Hanyuma ubundi butumwa ni iki bino bintu byigisha ku Bayahudi? Abayahudi bavuga ko ari ukwibohora ingoma y'ubucakara cyangwa se y'uburetwa bari barashizemo na Farawo. Ku Bakristo bo siko babyumva. Bo bavuga ko ari ukwibohora ku byaha no guhabwa ubugingo buhoraho. Bavuga kuko Pasika icyo Kristo yakoreye i Golgota, yarapfuye arahambwa arazuka, hanyuma azutse rero azukana gukiranuka, ari nako bahawe abamwizera bose. Iryo ryo tandukaniro ushobora kuvuga by'aya madini yombi yizihiza mu buryo butandukanye. Iyo tuvuze Abakristo tuba tuvuze amadini yose ya Gikristo. Reka byibura turebere hamwe amadini 10 yizihiza buryo yizihizamo Pasika mu buryo butandukanye. Nubwo tudashobora kuvuga amadini yose, ariko byibura reka tugerageze kuvuga ku madini 10 atandukanye cyangwa se amwe mu madini azwi mu isi uburyo bizihiza Pasika mu buryo butandukanye. Abakristo b'Abakatoliki nibo bazwi cyane, yitwa Roman Catholic Church. Barazwi cyane kubera kuko ari nk'abo bayoboye isi mu isi y'idini. Mu buryo bw'amadini Papa arazwi mu isi yose. Mu mfuruka enye z'isi iyo uvuze Papa w'i Roma arazwi. Vatican irazwi mu isi kubera Papa. Mu nguni nyinshi zo ku isi habaho Katolike, idini rya Katolika riri, ndetse naho ritagera nko mu bihugu byinshi no mu midugudu myinshi yo mu Bushinwa, ndetse no mu bindi bice byinshi by'isi bice by'Abarabu aho bari abayoboke b'idini ya Islam, ariko Papa baramuzi. Rero ni gute Abakristo b'Abakatolike bizihiza Pasika? Pasika kuri bo ni umunsi mukuru ukomeye kurusha indi yose mu idini. Bizihiza icyumweru cyitwa Holy Week cyangwa se icyumweru cy'umubabaro wa Yesu Kristo. Harimo kuwa kane mutagatifu basangira ifunguro rya Yesu, bizihizaho Yesu yasangiye n'abigishwa ifunguro rya nyuma. Hanyuma bakagira uwa gatanu mutagatifu aho bizihiza urupfu rwa Yesu, ko Yesu bivuga ko yapfuye kuwa gatanu. Hanyuma ku cyumweru bakizihiza izuka rya Yesu. Nuko bikorwa mu buryo bw'ibirango bitandukanye n'imitako itandukanye, haba muri kiliziya ndetse no hanze. Hari naho bazengurukana amashami kino cyumweru bizihiza ibyo Yesu Kristo yakorewe ku musaraba. Hanyuma bakora ibirori by'amasengesho n'imihango myinshi yihariye. Hano batambagira muri Vatican mu bice bitandukanye ndetse no mu yindi migi yose itandukanye ku isi aho idini Kiliziya Gatolika ritandukanye cyangwa se rifite imbaraga. Nuko Pasika yubahirizwa cyangwa se yizihizwa muri Kiliziya Gatolika.
ni umunsi mukuru usumba iyindi muri Kiliziya Gatolika. Hanyuma mu idini ya kabiri aho bizihiza Pasika ni abakristo b'abaporotesitanti. Abaporotesitanti nubwo amatorero atandukanye y'abaporotesitanti ari benshi bizihiza Pasika nk'umunsi mukuru w'izuka rya Yesu Kristo. Ibi birazwi cyane mu bice byinshi by'isi aho hari amadini y'abaporotesitanti. Bakora ibintu bitandukanye, aha twavuga nk'abangilikani, abaporotesitanti, abametodiste n'abandi bose bahurira ku isengesho riherekejwe no guhimbaza indirimbo n'ibyishimo ndetse no gusangira ijambo ry'Imana. Hano bakora ibintu byinshi bitandukanye. Hari abakora ibiterane by'iminsi 3, hari abakora iby'iminsi 2, hari n'abaterana umunsi umwe bizihiza urupfu rwa Yesu Kristo. Mu baporotesitanti benshi bazirikana Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Bizera kuko imibabaro yose Yesu yagize aribo ku bwabo yayigiriye, kuko byanditswe mu gitabo cya Yesaya ibice 53 ukomeje. Haravuga ngo kuri intimba zacu nizo yishizeho, kandi imibabaro yacu ni yacu mitiwe. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ngo niyadukirisha. Ibi ngibi babyizera kukuri. Hari abantu benshi bifitiye akamaro kandi byakijije koko bikabahesha ubugingo buhoraho, kuko bizeye ibi ngibi kandi babihagazeho. Bibiliya iravuga ngo uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo, utamwizera yamaze gucirwaho iteka. Ibi rero abakristo hafi ya bose bizera Kristo by'ukuri babikomeyeho kandi ni ibintu bahagazeho. Mu baporotesitanti benshi rero ku munsi wa Pasika bagaragara mu materaniro atandukanye. Hari abagira amasavisi menshi n'abagira makeya, ariko bose icyo baba bahuriyeho ni ukwizera, ni ukwizihiza urupfu rwa Yesu Kristo n'izuka rye. Indi dini ya gatatu cyangwa se mu indi dini ya gatatu bizihiza Yesu Kristo ni itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, Seventh Days Adventist Church. Nubwo batizihiza Pasika nk'abakatolike, bibanda ku rukundo n'igitambo cya Kristo. Nabo barabizi kandi barabizirikana. Hariho abasangira ifunguro ryera muri Holy Communion nk'ishusho y'ifunguro rya nyuma rimwe na rimwe, rigahuzwa n'igihe cya Pasika. Gusa mu Badiventiste ntabwo mu by'ukuri bagira ibirori cyangwa se amateraniro adasanzwe ahambaye y'umunsi wa Pasika, ariko nabo igihe cya Pasika hari igihe bahuza bakora ibintu bitandukanye nko gusangira, ndetse bakaba banasoma n'amagambo ajyanye na Pasika mu bihe bya Pasika. Nabo bemera urupfu n'izuka rya Yesu Kristo, nubwo ibirori byabo bitandukana n'iby'abakatolike ndetse wenda n'abandi baporotesitanti batandukanye, ariko nabo Pasika barayemera kandi barayizihiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Itorero rya kane ryizihiza Pasika ni itorero ry'Abayehova. Abayehova nabo bafite ukuntu bizihiza Pasika, gusa nabo bitandukanye n'abakatolike uyu ugereranyije n'uburyo abakatolike babikora cyangwa se n'andi madini y'abaporotesitanti atandukanye. Ntibizihiza Pasika nk'umunsi mukuru, ariko buri mwaka bizihiza urwibutso rw'urupfu rwa Yesu Kristo, Memory of Christ's Death. Ibirori bikorwa rimwe mu mwaka ku munsi umwe watoranyijwe hashingiwe ku ngengabihe ya Kiyahudi, kandi bigakorwa mu bwiyoroshye cyane. Hano baba bizihiza urupfu rwa Yesu Kristo, nubwo badafata biriya bihe nk'igihe Yesu yapfiriye, ariko nabo bafata igihe kimwe mu mwaka bagendeye kuri kalendare yabo, bakavuga ko ari igihe cyo kwizihiza urupfu rwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Babizera nabo ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo. Itorero rya gatanu ryizihiza Pasika ni itorero ry'Abadiventiste b'icyumweru, Church of God Sunday Adventist and other Sabbatarian groups. Bano nabo n'andi matsinda y'Abadiventiste bitwa ngo ni itorero ry'Abadiventiste bo ku cyumweru. Hari amatorero y'Abadiventiste yizihiza Pasika cyangwa se Passover nk'uko bigaragara mu isezerano rya kera, harimo no kurya umutsima udasembuwe kuko bivugwa muri Bibiliya ngo Yesu bagendaga basanga imitsima idasembuwe. Ibi rero hari amatorero menshi y'Abadiventiste. Itorero ry'Abadiventiste ngo tugufashe bibamo ibice bitandukanye. Rero bano bitwa itorero ry'Abadiventiste bo ku cyumweru hari igihe bagira bino bihe bitandukanye byo kwizihiza Pasika cyangwa se Passover, ndetse bakagira n'igihe cyo gusangira imitsima idasembuwe nk'uko byavugwa mu isezerano rya kera. Abandi ba gatandatu bizihiza Pasika ni Abayahudi, kuko twabikubwiye ni idini ya Judaism. Idini ya Judaism nabo bizihiza Pasika, gusa bo bitandukanye n'ibyacu byo mu Kristo, kuko twabikubwiye hejuru. Ntibizihiza Pasika ya Kristo, ariko bafite icyo bita Pasach cyangwa se Passover. Uyu umunsi idini ya gatandatu bizihiza Pasika ni Abayahudi.
Judaism. Gusa bano ntibizihiza Pasika gikristo nk'uko twabikubwiye hejuru, ariko bafite icyo bita Passover, umunsi mukuru w'iminsi 7 cyangwa se ku munsi wa 8 bibuka ukwibohora kw'Abisirayeli mu Misiri, cyangwa se umunsi barokotse uburetwa bwa Farawo. Kino gihe barakibuka cyane kandi bagakurikiza imihango ya Kiyahudi. Batanga agaciro ku ifunguro ryitwa Seder ni ifunguro basangira, riba rifite ubusobanuro byihariye ku byo Imana yababikije. Ibi ngibi babikora bo ntibizera ibya Yesu Kristo tuvuga uyu munsi, nubwo akomoka mu rubyaro rwa Yuda. Ariko bano Bayuda bo bafite bizihiza Pasika nk'ikimenyetso cy'uko Imana yabakijije uburetwa bwa Farawo. Baracyabikora na bugingo n'ubu mu idini yabo ya Kiyahudi. Itorero rya 7 ryizihiza Pasika ni itorero rya Eastern Orthodox Church. Bafite Pasika yihariye bayita Pascal. Bizihiza hakurikijwe ingengabihe ya Julian calendar, bityo ikaba ikunze kuba nyuma y'iya Gatolika cyangwa se yino kalendari tugendera ya Gregoire. Bano bafite bo bakora imihango itandukanye yo kwizihiza Pasika. Pasika yabo izwiho gukomera ku mihango, amasengesho arambye, kwigomwa kurya no gusangira ku cyumweru cya Pasika. Ariko bakagendera ku ngengabihe yabo kandi bakagira n'uburyo babikoramo. Bo bakora cyane, bizihiza cyane ikintu cy'imihango ya kera yakorwa mu isezerano rya kera. Bagakomeza n'amasengesho arambye cyane, bafata ibihe byinshi byo gusenga mu gihe cya Pasika, bakigomwa ibiryo ndetse bakanasangira ku cyumweru cya Pasika nyirizina. Irindi dini ryizihiza Pasika n'abamisiyoneri b'Abarabu b'Abakristo. Amatorero y'Iburasirazuba nka Coptic Church mu Misiri na Syria Church nayo bizihiza Pasika hakurikijwe imigenzo gakondo y'isezerano rya kera n'amateka y'Ubukristo bwa mbere. Ibo ni ibingibi bagenderaho. Itorero rya 9 ryizihiza Pasika nicyo bita itorero rya Ethiopian Orthodox Tewahedo, ni itorero rya Orthodox ryo muri Ethiopia. Rino torero rirazwi cyane, ni rimwe mu matorero ya kera ku isi, rifite amateka ya kera cyane ya Gikristo ya kera. Rino torero rero bizihiza Pasika bita Fasika nyuma y'iminsi 55 y'ubwigomwa yo kwigomwa ibigomwa ibiryo, bagasenga muri iyi minsi yose. Ni ukuvuga ngo bakora amasengesho y'iminsi 55 arambye, aho bigomwa ibintu bitandukanye. Bizihiza Pasika bita Fasika nyuma y'iminsi 55 y'ubwigomwa. Hano hakaba amasengesho arambye, bikaba n'ibikorwa by'ubusabane nyuma ya Pasika. Hano bigomwa ibintu byose bikomoka ku nyamaswa, bagafunga iyi minsi 55 abasenga bitegura Pasika. Ibi ngibi bikorwa mbere ya Pasika. Itorero rya 10 ryizihiza Pasika ni amatorero yigenga n'ay'umwuka, ano yita Revival Church. Aya matorero ya Reveye yose Evangelical and Pentecostal Church. Hari amatorero ya Pentecoste, Christmas n'ayandi yigenga ahora yiyongera ku isi umunsi ku wundi. Bano bose bagenda bashiraho uburyo, buri bantu bose bishiraho uburyo bwo kubahiriza Pasika, kubera kuko ari amatorero abashamikiye kuri Kristo. Pasika bayizihiza mu buryo bwo guhimbaza, kuramya no kwibutsa urupfu no kwibutsanya urupfu rwa Yesu Kristo, binyuze mu bihimbano, amateraniro manini, amakorari n'ubutumwa bw'ibyiringiro butandukanye basangira. Ibi ngibi cyane cyane kunda kwibona mu matorero y'amareveye. Hari abagira amaveye, hari abarara basenga, hari abirirwa basenga, hari n'abagira ibiterane by'umunsi urenze umwe kugira ngo babashe kwizihiza urupfu rwa Yesu. Reka muri kino kiganiro twongereho ibihugu 10 bifite imihango yihariye mu gihe cya Pasika. Igihugu cya mbere ni Espagne. Igihugu cya Espagne bagira imihango yihariye mu gihe cya Pasika cyangwa se mu cyumweru cya Pasika. Bagira icyo bita Semana Santa, ni icyumweru cyera. Mu mijyi nka Sevilla habaho imitambagiro ikomeye kandi itandukanye, aho abantu bagenda batambagira bambaye imyambaro ya gakondo, ndetse bakongeraho kwiyiriza ubusa no kwibabaza mu buryo butandukanye, aho bagenda baririmba indirimbo zitandukanye n'amashengesho menshi bagenda bazenguruka mu mujyi wa Sevilla ndetse n'indi mijyi itandukanye ya Espagne.
Igihugu cya kabiri kigira imihango itandukanye ni igihugu cya Philippines. Igihugu cya Philippines kizwiho ko gufata amaraso bakagenda bayakwirakwiza ahantu hatandukanye, ndetse abantu benshi barangwa no kwibabaza, aho bamwe bagenda bakubita imibiri yabo, ndetse hari n'abemera kwitanga bakabambwa mu gihugu cya Philippines kugira ngo batange urugero cyangwa se bisanishe ngo n'imibabaro ya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ikindi bagira uburyo bugaragaza ukwemera gukomeye n'umutima wo kwicuza muri kino gihe cy'icyumweru cya Pasika. Tukwibutsa ko igihugu cya Philippines ni kimwe mu bihugu bifite abakatolike benshi ku isi. Rero bafite abakatolike benshi ku isi, ariko nanone bafite n'abakristo bari konventi cyane, aho bemera kwibabaza ngo bisanishe n'umwami wabo Yesu Kristo, aho bamwe bikubita abandi bakitanga bagasaba bagenzi babo kubabamba ku musaraba, bakabambwa kugira ngo bisanishe na Yesu. Igihugu cya gatatu kigira imihango ikomeye mu gihe cyo kwizihiza Pasika ni igihugu cy'Ubutaliyani. Tukwibutsa igihugu cy'Ubutaliyani nimo Vatikani ibarizwa. Nubwo Vatikani ari igihugu cyigenga, ariko nanone kibarizwa mu mujyi wa Roma hagati mu murwa mukuru wa Butaliyani. Imihango yacyo habagira icyo bita urugendo rw'umusaraba. Runo rugendo rukorwa hamwe na Papa. Ni ukuvuga ngo kino gihe abakristo, abaturage ba Vatikani bivanga n'abaturage ba Roma, bose bagakorana umutambagiro mutagatifu, aho bakora urugendo rw'umusaraba bakazenguruka mu bice bitandukanye. Ku wa gatanu mutagatifu Papa ayobora icyo bita Via Crucis, inzira 14 z'umusaraba, imbere y'amagana y'abantu i Colosseum. Bino birakorwa buri mwaka iyo Papa afite imbaraga, keretse wenda mu gihe Papa yaba afite ikibazo cy'uburwayi, ariko nanone n'igihe yaba arwaye, abandi bakardinale bakomeye bayobora no muhango w'urugendo rw'umusaraba wa Papa. Mu mijyi mito haba n'amasanamu cyangwa se n'amashusho manini atwarwa mu mihanda n'imbyino gakondo zitandukanye, aho bagenda bose bizihiza urupfu rwa Yesu Kristo. Hano biba bikomeye cyane kubera kuko ni mu murwa mukuru wa Kiliziya Gatolika. Igihugu cya gatatu nacyo kigira indi mihango idasanzwe ni igihugu cy'Ubugiriki. Hano bagira imihango ko gutwika ishusho ya Yuda. Yuda utwikwa hano ishusho ye ni Yuda Iskariote. Hano mu gihugu cy'Ubugiriki bagira umuhango ukomeye aho batwika Yuda Iskariote ufatwa nk'umugambanyi wagambaniye Yesu Kristo, nk'ikimenyetso cyo kwamagana ubugambanyi. Bino bikorwa mu gihugu cy'Ubugiriki, ni umuhango uzwi cyane, ukorwa mu gihe cya Pasika. Bamenagura amagi y'umutuku nka sembole y'amaraso ya Yesu Kristo mu mukino w'icyo bita Trugrisma. Bano baramena ko kuvuga ngo bibuka amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Rero ni imihango ikorwa mu gihugu cy'Ubugiriki hose. Uretse gutwika ishusho ya Yuda Iskariote, bafite n'uburyo bagenda bamenagura amagi y'umutuku bakayakwirakwiza mu mujyi kugira ngo babashe kwerekana ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo yameneye abantu. Igihugu cya gatanu gifite umuhango ukomeye wo kwizihiza Pasika ni igihugu cya Ethiopia. Ethiopia igira umuhango witwa Fasika, kuko twabivugiye haruguru, ni ukwiyiriza ubusa iminsi 55. Hano bino bikorwa ni ukuvuga ngo abakristo b'Orthodox biyiriza kurya ibikomoka ku matungo iminsi 55 mbere ya Pasika. Ku munsi wa Pasika bakora ibirori bikomeye byo gusangira no gushima Imana, bakambara imyambaro mishya ya gakondo. Ibi ngibi birakorwa buri mwaka mu gihugu cya Ethiopia. Ni ukuvuga ngo uretse kwiriza iminsi 55 mbere ya Pasika, bigomwa no kurya ibikomoka ku matungo byose, ndetse ku munsi wa Pasika bakagira ibirori bidasanzwe byo gusangira. Igihugu cya gatandatu kigira imihango idasanzwe mu gihe cya Pasika ni igihugu cya Pologne. Bagira icyo bita guturitsa ibiryo byera. Hano ni igihe bafata ibiryo bitandukanye bakajya kubimurika nk'umupadiri cyangwa se undi mutagatifu ukomeye, hanyuma bamara kubimurika padiri akabihesha umugisha. Bino byo kurya barabibika, nyuma yo bakazabirya ku munsi wa Pasika, bagasangira bya biryo byamuritswe bigaheshwa umugisha na padiri. Uyu ni umuhango ukomeye ukorwa mu gihugu cya Pologne mu bakristo. Rero ibi ngibi bikorwa nabo buri mwaka mu gihe cya Pasika. Ikindi gihugu gifite imihango idasanzwe ni igihugu cya Mexico cyangwa se igihugu cya Mexique. Kino kigira icyo bita ikinamico y'urupfu rwa Yesu. Bakina ibintu byenda kuba live, bakina urupfu rwa Yesu. Mu mijyi nka Iztapalapa haba igikorwa cyo kwigana imibabaro ya Yesu,
bamara amasaha menshi atandukanye bakina imikino ariko igaragaza imibabaro ya Yesu. Bakina bamwe haba harimo Yesu nka Pilato, Mariya n'abandi. Haba bagaragaza bagenda bisanisha n'urugendo Yesu yakoze mu ngendo zose. Bino ntabwo babireba filime ahubwo babikina live. Hari imitambagiro, ibirori by'abantu ibihumbi n'imyambarire ya kera. Bino birakorwa mu gihugu cya Mexico. Igihugu cya gatatu aho bizihiza Pasika ni igihugu cya Israel cyangwa se muri Palestine, muri Yerusalemu cyane. Imihango yitwa Via Dolorosa, inzira y'umusaraba. Nino nzira irakorwa cyane, wibuke kuko no muri Roma barayikora, ndetse no mu bihugu byinshi bitandukanye abakatolike bagira icyo bita umutambagiro mutagatifu no kugenda inzira y'umusaraba. Abakristo basura Yerusalemu bakanyura inzira Yesu yanyuzemo ajya kubambwa. Ni ukuvuga ngo baheraho Yesu yatangiriye bagakomeza inzira yose bageze i Golgotha. Ku munsi wa Pasika abakristo bo mu madini atandukanye bateranira ku mva ya Yesu, Church of the Holy Sepulchre. Hano bino birakorwa muri Palestine cyangwa se muri Israel y'uyu munsi. Colombia nacyo ni igihugu cya 9 aho bafite imihango idasanzwe mu gihe cya Pasika. Bagira icyo bita Holy Week. Mu miji wa Papuan uzwiho imitambagiro ifite isuku n'imitako yihariye kuri uyu munsi wa Pasika. Ndetse bano bantu bafite imitako idasanzwe kuruta ibindi bihugu byose byihariye ku isi. Ibishushanyo bya Yesu, Mariya n'abandi bikozwe mu buhanga bitwarwa mu mutambagiro urimo ituze n'icyumweru gikomeye. Hanyuma igihugu cya nyuma dushobora kuvuga kigira imihango idasanzwe ni igihugu cy'u Rwanda. Kino kiri mu bihugu byashyizwe ku rutonde nk'abagira imihango idasanzwe. Hano amadini atandukanye agira imihango itandukanye, aho bakora ibintu bitandukanye, harimo cyane cyane ibikorwa by'iminsi 3 cyangwa icyumweru cy'ubwiyunge, amasengesho n'ububyutse. Hano hakorwa ibintu bitandukanye ku munsi w'icyumweru cya Pasika. Amatorero yuzura abantu bafite ibyishimo, indirimbo n'ubutumwa bwihariye. Turagushimiye wowe udahwema kurikira ibiganiro byacu kuri The Gospel TV. Nakagaruka.